Hari ukuri gukomeye cyane. Abantu benshi baravuga bati Imana ni urukundo. Abandi nabo bakavuga bati niba Imana ari urukundo, kuki isi yuzuye imibabaro, kuki hariho amarira, imiborogo idashira n'imitima imenetse? Natwe reka twibaze, ese koko ibyo bintu Imana irabibona? Ese koko ibyitaho? Cyangwa hari ikintu tutajya dusobanukirwa ku mico yayo? Noneho hari ikibazo gikomeye kurushaho. Tekereza, ese Imana wemera niyo Mana nyakuri? Cyangwa ni ishusho wubakiye ku byo wabwiwe, ku byo wabonye, cyangwa ku byo wanyuzemo? Bibiliya ivuga ko umwijima wo kutamenya Imana utwikiriye isi, kandi muri uwo mwijima abantu barayikunda. Yego nibyo, barayikunda ariko ntibayizi. Uyu munsi ntitugiye kumva amagambo gusa, tugiye gufata urugendo twinjire mu cyigisho cya kabiri cy'igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2026. Icyigisho kivuga ngo kumenya Imana. Tugiye gukora urugendo rugana mu kuri, urugendo rushobora gusenya ibyo watekerezaga maze rukakubakira ku kuri kudahinduka. Imana ninde mu by'ukuri? Komeza udukurikire nturangare maze uvumbure ukuri ku Mana, ukuri utigeze umenya mbere hose. Icyo kwibukwa kiboneka muri Yohana igice cya 17 ku murongo wa 3. Haravuga hati, ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yezu Kristo. Gusobanukirwa neza imico y'Imana ni urufatiro rwo kugirana nayo umushyikirano. Niyo mpamvu tugiye gusuzumana ubwitonzi icyo Bibiliya ivuga ku byerekeranye n'imico y'Imana, tuzirikana ko umwijima wo kutamenya Imana ari wo utwikiriye isi. Abantu ntibasobanukiwe imico yayo, bumvise imico y'Imana uko itari kandi bayisobanura nabi. Bisa naho bidashoboka gusobanura neza uko Imana iteye, bityo rero icyo tubasha gukora ni ukwerekana icyo Bibiliya ivuga ku birebana nayo. Ni mucyo dusenge dusaba ko uko tugenda tumenya byinshi ku byerekeranye nayo, ari nako tugenda turushaho kuyisobanukirwa no kuyikunda, kugira ngo amaherezo tugende turushaho gukura tuyegera, bitume tugaragariza abandi urukundo rwayo n'imico yayo. Ingingo ya mbere iravuga ngo ishusho igaragara cyane y'Imana. Bibiliya igaragaza neza uko Imana iteye mu buryo bwumvikana neza kandi buhuje n'ukuri. Kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, dusoma ibyerekeranye n'Imana imwe nyakuri yatwimenyekanishije ubwayo binyuze muri Bibiliya no muri Yesu Kristo. Dushobora gusoma ibyerekeranye n'Imana ishobora byose muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 12, Yesaya igice cya 46 umurongo wa 9 n'uwa 10. Tubona ko Imana izi byose, ndetse kamere yayo yo kumenya ibyaremwe byose aho tubasha kuyihabonera. Muri Yesaya 30 umurongo wa 18 tuhasoma ibijyanye n'ubutabera bwayo. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 7 ku murongo wa 9 tuhasoma ibijyanye n'imbabazi zayo. Mu Baroma igice cya 2 ku murongo wa 4 tuhasoma ibijyanye no kugira neza kwayo no kwihangana itugirira. Mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 7 tuhasoma ibijyanye n'ubwenge bwayo. Mu Rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9 tuhasoma ibijyanye n'ubuntu bwayo. Muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 14 tuhasoma ibijyanye no kubabarira kwayo. Muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 tuhasoma ibijyanye n'ubushake idufitiye. Muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 25 tuhasoma ibijyanye n'imbaraga zayo no gutsinda urupfu. Zaburi igice cya 47 umurongo wa 8 tuhasoma ibijyanye n'ubwami bwayo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 33 umurongo wa 27 tuhasoma ibijyanye na kamere yayo ihoraho. Muri Bibiliya dusoma n'ibindi byinshi biyiranga, kandi ibyo nibyo bituma turushaho kuyikunda no kwifuza kugirana nayo umushyikirano. Ariko hari abantu benshi bashidikanya ku mico yayo. Lucifer tubona yuko ari we wabanje gushidikanya ku mico y'Imana.
Gushidikanya kwe ku byerekeranye n'uko Imana iteye, amaherezo byatumye habaho intambara ikomeye cyane kurusha izindi zose zabayeho mu mateka y'isi n'ijuru. Kuva icyo gihe Satani ahora yiga uko yahoza ubwenge bw'abantu ku bintu bibahuza bigatuma batakira ubumenyi buva ku Mana, nk'uko tubona Ellen White yabivuze mu bihamya by'itorero ku muzingo wa 5 ku rupapuro rwa 687. Mu itangiro igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza uwa 5 tuhabona uburyo Satani yihanze mu nzoka maze akavugana na Eva. Aho tuhabona intego yari afite igihe yavuganaga na Eva, kandi tunabona n'ikinyoma yabwiye Eva cyerekeranye n'imico y'Imana. Iyo dusomye guhera ku murongo wa 1 tuhabona amagambo: inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ku murongo wa 2 uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Ku murongo wa 4 iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Aho ni ku murongo wa 5. Mu buryo budashidikanwaho ubutumwa Satani yahaye Eva bwaragiraga buti, Imana yaguhisha amabanga. Imana ntiyifuza ko ugira imibereho myiza, ntushobora kuyiringira. Ellen G. White yakomeje asobanura ibi ubwo yagiraga ati, kuva mu itangiro ry'intambara ikomeye wari umugambi wa Satani ko agaragaza imico y'Imana uko itari, kandi ngo atera abantu kwigomeka ku mategeko yayo. Ibyo tubibona mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku rupapuro rwa 276. Ibi rero bikadutera kwibaza iki kibazo: ni buryo ki imico y'Imana igaragazwa mu buryo butari bwo muri iyi si yacu? By'umwihariko ni buryo ki wowe rimwe na rimwe wagiye ugaragariza abandi nabi imico y'Imana? Niba se byarakubayeho, ubu ngubu ni iki wakora kugira ngo bihinduke ubishobojwe na Mwuka Wera? None se ni buryo ki wakwerekana urukundo rw'Imana mu bantu mubana cyangwa se mu bantu muturanye? Ibi ni ibibazo wakwibaza ukanatekerezaho ukagira icyo ubikora. Ingingo ya 2 iravuga iti, Imana irera. Ijambo ukwera ntabwo ari ijambo abantu bakoresha kenshi mu mvugo za buri munsi. Impamvu ibitera nuko kubona ibintu byera mu buzima bwacu tubibona gake cyane, cyangwa ubundi ugasanga nta n'ibihari. Iyo usuzumye ibintu by'ingenzi biranga imico y'Imana, uzabona ko kwera ari byo shingiro ry'imiterere y'Imana. Ariko se ibyo bisobanura iki? Reka twinjire muri Bibiliya maze turebe imirongo isobanura uko Imana iteye. Abalewi igice cya 20 ku murongo wa 26 hari aya magambo: kandi mumbere abera kuko Uwiteka nduwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba banjye. Mu rwambere rwa Samweli igice cya 2 umurongo wa 2, nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Yesaya igice cya 57 ku murongo wa 15, nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni uwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera. Muri Ezekiyeli igice cya 38 umurongo wa 23 hari aya magambo: Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Ezekiyeli aravuga ati, uko niko nzagaragaza icyubahiro cyanjye no kwera kwanjye, kandi nzimenyekanisha imbere y'amahanga menshi, maze bamenye yuko ndi Uwiteka. Hano tubonye amasomo atandukanye. Iyo Bibiliya ivuga ko Imana ari urugero rwo kwera, ibishaka kuvuga ko nta kibi na kimwe ifite kandi ko itandukanye n'icyaha. Imana ni nziza 100% kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo. Ni muri ubwo buryo rero ukwera kw'Imana ari urufatiro rw'indi mico yayo yose. Urugero, urukundo rw'Imana ni urukundo rutunganye kandi rwera. Ni urukundo rutarangwa no kwikunda n'ibyifuzo byose byo kwirebaho. Ubumenyi bwayo cyangwa se kumenya kuba Imana izi byose,
tubona yuko ubumenyi bwayo ari ubumenyi bwera, bivuze ko ubumenyi bwayo butarangwamo n'imigambi mibisha. Ubushobozi ndengakamere bw'Imana ariho tubona nyine ko Imana ishobora byose. Rero ubwo bushobozi bwayo nabwo ni ubushobozi bwera. Ukwera kw'Imana niko konyine gutuma dushobora kuyikunda by'ukuri, kubera yuko Imana ari nziza kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo. Ukwera kwayo ni umuco w'ingenzi cyane kurusha indi mico yose. Abantu bavugwa muri Bibiliya tubona harimo ingero zitandukanye nka Mose, Yesaya, Ezekiyeli, Daniyeli na Yohana. Tubona yuko igihe bageraga imbere y'Imana, bamwe bakwetuye inkweto, abandi bahisha mu maso, abandi bubarara hasi basa n'abapfuye. Nk'abantu rero turi abanyabyaha, bityo rero tukaba tutarabera ku buryo tudashobora kwihanganira guhagarara imbere y'Imana. Umuntu wese wareba mu maso h'Imana ntiyabasha kubaho. Mu Byahishuwe igice cya 4 ku murongo wa 8 dusomamo ko ibizima bine bitaruhuka ku manywa na nijoro bihora bivuga biti, uwera 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 niwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Mu by'ukuri Imana irera, iratunganye, kandi igihe tuyisanze tugomba kuyibona dutyo. Ibyo bikadutera kwibaza iki kibazo: ni mu buhe buryo kumenya ibyo bigufasha mu by'umwuka? Ni mu buhe buryo ibyo bikubangamira mu byerekeranye n'imico yawe? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza. Ingingo ya 3 iravuga iti Imana ni urukundo. Ijambo urukundo rishobora kuba ari ryo jambo rikoreshwa cyane n'abakristo mu gusobanura imico y'Imana. Ibyo bishobora kuba bibaho bitewe n'amagambo tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 8, amagambo agira ati Imana ni urukundo. Yohana ntiyavuze ati Imana ni inyarukundo, ntabwo yise Imana inyarukundo, ahubwo yavuze ko Imana, aravuga ati Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Urukundo rero ni rwo muco wayo, nicyo kintu kibanze kiranga kamere yayo. Tugomba gusobanukirwa icyo urukundo ari cyo dukurikije uko Imana iteye n'ibyihishura byerekeranye nayo ubwayo, nk'uko biboneka mu ijambo ryayo ryahumetswe. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 7 kugeza wa 19 tubonamo amasomo atandukanye. Ho ku murongo wa 8 hari aya magambo: udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ku murongo wa 9 iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Ku murongo wa 11 bakundwa, ubwo Imana yadukunze icyo natwe dukwiriye gukundana. Ku murongo wa 16 anariho kuzirikana cyane, natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ku murongo wa 19 turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Aya ni amagambo y'ingenzi cyane. Mu by'ukuri urukundo rw'Imana ruratunganye, turuhabwa ku buntu kandi rugera kuri bose. Ku rwego ruhanitse, ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo rw'Imana cyagaragarijwe mu mpano y'umwana wayo wapfiriye abari mu isi. Imana yashoboraga kutamuha mwene muntu, nyamara kubera urukundo rwayo ruzira kwikunda, urukundo ruzira uburyarya, urukundo rwuzuye kandi ruzira kwizirikana, Imana yohereje Yesu ku isi kugira ngo dushobore guhitamo twisanzuye kwakira urukundo rwayo rwahishuriwe mu rupfu rwe, akemera kuba igitambo ku bwacu. Yesu yakoze igikorwa gikomeye rero, atinda iteme ry'umworera w'icyaha wadutandukanyaga n'Imana, nk'uko tubibona muri Yesaya igice cya 59 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Ingingo ya 4 iravuga iti Imana mwirema. Birashoboka ko waba warafashe mu mutwe amagambo ya mbere atangira muri Bibiliya, amagambo agira ati mbere na mbere Imana. Isomo ryo mu itangira igice cya 1 umurongo wa 1 tubona ko dutangira tuvuga tuti mbere na mbere Imana, tugakomeza n'ibindi. Mu gihe burayo
ijambo ryahinduwemo Imana muri uyu murongo ni Elohimu. Iri jambo iyo ryerekeza ku Mana imwe y'ukuri riba risobanura umuremyi ushobora byose, ufite imbaraga zose mu birebana n'ibyaremwe byose. Ni ukuvuga Imana isumba byose, Imana idashobora gusobanurwa n'ubwenge bwacu, ariko ikaba igenzura ibintu byose. Imana ifite ubushobozi bwose ku buryo iyo ivuze irema icyo ari cyo cyose biturutse ku ijwi ryayo gusa. Urumva ni ibintu bitangaje nk'uko tubibona mu Itangiriro igice cya mbere. Ariko noneho mu gice gikurikiraho cy'Itangiriro, ni ukuvuga ngo Itangiriro mu gice cya kabiri, tubona haje irindi zina ry'Imana, Yahwe. Yahwe niryo zina ryihariye by'Imana imwe nyakuri. Akenshi rikoreshwa rishimangira ko Imana ari Imana nyir'isezerano ifitanye isano y'urukundo n'abantu bayo yaremye. Gereranya aya masomo. Itangira igice cya mbere ku murongo wa mbere tuhabona amagambo avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Noneho mu Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 7 tukabona amagambo avuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Muri aya masomo ni icyo ubonamo. Mu Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 7 tubasha kwiyumvisha Imana yunama ikabumbabumba mu gitaka umuntu wa mbere ikoresheje ibiganza byayo. Iyo rero ni Imana yegera. Imana yegera umuntu cyane ku buryo yahumekeye mu mazuru ya Adamu umwuka w'ubugingo. Ibyo zina ari byo Yahwe rigaragaza neza uko Imana iteye. Ariko Mose yakoresheje ayo mazina yombi mu bice bibiri bya mbere bya Bibiliya kugira ngo adusobanurire iyo mico ibiri y'Imana. Mbega ibintu bitangaje. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere turabona ko Imana iturenze kuko yitwa Elohimu. Ariko noneho mu Itangiriro igice cya kabiri ku murongo wa 7 turabona ko Imana iri hafi yacu kuko ari Yahwe. Mbega ukuntu ari ibintu byiza. Mu by'ukuri ibyo bintu byombi bigize kamere y'Imana. Nibyo Imana irakomeye, ariko nanone ni Imana iri hafi yacu. Imana ni Imana itegeka byose, ariko nanone iratwegereye. Imana ntabwo ari Imana iri kure mu ijuru gusa, ahubwo nanone tubona yuko ari Imana iri hafi yacu. Niyo mpamvu rero igihe dusoma Bibiliya ari ingenzi gusoma imigabane yose igize Bibiliya aho kwibanda ku cyerekezo kimwe gusa. Mu by'ukuri uko turushaho kumenya imico y'Imana ni nako turushaho kuyikunda. Ingingo ya 5 iravuga iti Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ubaye ushaka gusobanurira umuntu utari umukristo, ukaba ushaka kumusobanurira ibyerekeranye n'imico y'Imana nk'uko bivugwa muri Bibiliya, ni hehe wakwerekeza? Birumvikana ko igisubizo cyiza kuruta ibindi cyagufasha gusobanurira uwo muntu Imana neza ni ukwisobanura uvuga Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ko Yesu atari ishusho y'Imana gusa, ahubwo ko ari nawe uhishura Imana. Hari imirongo myinshi yo muri Bibiliya isobanura ibyo bintu, ariko umurongo ubisobanura mu buryo bworoshye cyane ni wo muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 9. Aha Yesu aravuga ati umbonye ababonye Data. Kugira ngo tumenye byinshi ku byerekeranye n'uko Imana iteye, tugomba kwitegereza Yesu, amagambo ye, ibikorwa bye, imyifatire ye n'urukundo rukomeye yagaragarije abantu binyuze mu rupfu rwe. Tukamubibona no mu kuzuka kwe. Urukundo n'ineza bya Data rero bigaragara neza cyane binyuze mu mwana we ari we Yesu. Muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 23 hari izina ryihariwe ryahawe Yesu. Dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 20 tubona andi magambo Yesu yabwiye abigishwa be. Nuko arababwira ati
mugende mu mahanga yose, arangije arakomeza ati mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yesu ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nanone marayika akavuga ati azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe namwe. Icyo dushobora kwigira hano ku mico y'Imana rero ni uko Imana ari Imana iri kumwe natwe. Birakwiriye ko duhora dusingiza Imana kubera uwo Imana iriyo, tukayisingiza kubera ibyo yakoze ndetse n'ibyo ikomeje gukora mu mibereho yacu. Jya ufata akanya gato usenge usingiza Imana kubwo uwiriyo. Ushobora kuvuga uti urakoze Imana kuba uri kumwe nanjye, nk'uko wabyivugiye muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 20. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa n'ibi: Imana ihamagarira ubwoko bwayo guhagarara imico yayo, ariko kugira ngo tubigereho tugomba kuyimenya ubwacu. Uburyo bwiza cyane rero bwo kuyibona neza ni ukurondora mu ijambo ryayo, ari ryo Bibiliya. Ellen White mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero ku muzingo wa 5 ku rupapuro rwa 686 yaravuze ati urukundo rwahererekanyijwe binyuze mu mitima y'abantu kuva ku gisekuru ukageza ku kindi, n'amasoko yose yo kugira neza yafukuwe mu mitima y'abantu. Ariko ibyo bintu byose iyo bigereranyijwe n'urukundo rw'Imana rutagajuka, byose bihinduka akagezi ugereranyije n'inyanja itagira inkombe. Nta rurimi rubasha kubisobanura, nta karamu yabasha kurwandika. Nibyo mubasha kurutekerezaho buri munsi mu buzima bwanyu, mubasha kurushakashaka mu byanditswe byera mwitonze ngo mubashe kurusobanukirwa, mubasha gukoresha imbaraga zose n'ubushobozi bwose Imana yabahaye ngo musobanukirwe urukundo n'impuhwe za Data wa twese uri mu ijuru. Nyamara kandi ntirurondoreka. Mubasha kumara imyaka myinshi mwiga urwo rukundo, ariko ntimubasha gusobanukirwa ijana kurindi uburebure n'ubugari, ubujyakuzimu ndetse n'ubuhagarike bw'urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo ngo apfire isi. Igihe kizira iherezo nacyo ubwacyo ntikibasha kuruhishura byuzuye habe namba. Ariko nyamara buhoro buhoro uko turushaho kwiga Bibiliya no gutekereza ku mibereho ya Kristo ndetse n'inama y'agakiza, izi ngingo z'ingenzi zizarushaho kumvikana mu bwenge bwacu. Nge wabagejejeho iki cyigisho nitwa Niyodusenga Eri. Reka nsoze ngira nti kumenya Imana si ukumenya ibintu byose biyerekeyeho, ahubwo kumenya Imana ni ukugenda uyegera buhoro buhoro, ni ukwisobanukirwa buhoro buhoro, ni no kuyikunda buhoro buhoro, kuko uko uyimenya niko ubuzima bwawe buhinduka. Fata akanya rero utekereze ku Mana wize uyu munsi, maze uyibwire uti urakoze Mana kuko uri Imana y'urukundo, urakoze kuko uri uwera, urakoze kuko uri kumwe nanjye. Kuko mu by'ukuri kumenya Imana cyangwa se kumumenya, ubwo ndavuga Yesu, tubona yuko ari bwo bugingo buhoraho. Bye.